Wow, chérie. Ambi. Bitesi. Sawa ni sawa. Shamana w'Imana ishimwe ko ubahirije amasaha. Uri umwana mwiza. Umeze neza. Niyo mpamvu ngukunda ameze neza. Okay. Ni karibu iwacu. Star. Shabuze kuko ari nk'umuzungu. Iyo nakubwiye isaha bari isaha kuko njye ntago njya n'ikigi. Ariko ni byiza. Wari umeze ute se? Cyane neza. Siko nawe ukumbuye. Ntago wandenze. Rahira. Nukuri. Mfite isoni zo kurebana na bawe. Ufite isoni. Kwibaza ukuntu ari buze ko ndi bumusuhuze ni ibintu bitaba byoroshye. Gusa nyine ntago byabura ariko nyine urikama nk'umuntu w'umusore nkawe nyine umeze gutyo. Urikaruma ubasuhuze ubaganirize nibakubaza erega mu rugo nta n'ikibazo cyabo. Aho gusisha abantu bazakwambara wowe urababonye. Abantu se bazanyambarira. Ubu se aka kanya nta nubwo turapanga n'itariki. Shamba numva rwose byatinze pe sinkubeshye. Ariko buriya tuzabashaka nyine tumara kumenya itariki tumenya umunsi. Umva za ari umunsi w'igitangaza kuri njyewe. Itariki se singe nawe hari undi. Nta wundi rwose nibwo tugomba kuzitora. Birumvikana nyine tuzabishakira umunsi buriya tubiganireho tubipange nyine tujye twashaka abo bantu. Okay, ni byiza ndabyizeye. Shanga ego suko urumva nabura ukwizeye. Abahamagara basobanura iwanyu bandamutse ni. Ntacyo reka ndi kwihuta. Reka ndebe mama na papa baze bagusuhuza. Sawa sawa. Shari ntugire isoni. Oya. Mama. Ngomba gukorana ubukwe n'ura mukobwa rwose ndabona nta kibazo. Gusa Imana izamfasha mbere umwana mwiza. Shari baraje. Okay, ni byiza cyane. Muraho mwana wo. Izakozwe iteka ryose. Yemwe muraho. Muraho cyane. Yazakozwe. Iteka ryose. Turabishimiye. Natwe. Mama nyine ni wa mushyitsi nababwiraga. Turabishimiye nta kibazo apfa kuba atameze nka wa wundi. Murakoze cyane. Oya nagameze nka wa wundi. Mwana wa mwitwa bande se? Nitwa Ngendahayo Eric. Mu rugo ni hese? Mu rugo ni hano ku Karushariza. Ni hafi cyane turabaturanye. Muragezwa n'iki se? Ngira ngo byinshi yenda sinzi Mutesi yabibabwira. Uyu nguyu ni wa musore nawe zimbabwira dukundana. Kandi pe nagameze nka babandi uyu nguyu afite gahunda. Arankunda kandi nanjye ndamukunda. Cyane rwose. Nutaha ntuzongera ukanzanira undi mwana. Mama nawe ari kubyumva. Ntago nabikora pe. Mama ndabizi. Kandi namukunze nzi ko afite n'uwo mwana. Urumva rero nge ntago naje nje gukurikiza. Wabibwiwe n'iki se mwana we? Wabibwiwe n'iki? Mbo mbere yuko umuntu agirana urukundo na mugenzi we buriya hari udukuru tumwe na tumwe agomba kubanza gufata kugira abashe kwizera nyine uwakunda. Kambe ndeba katubareke muganire katube tureba uko bizagenda. Nimugire ikibazo cyane ko ngiye murabona nyine naje ndumwe ariko turebe ko sakindi tazabyara ikindi. Bagenzi banyu yenda nibo bazababwira ibirenze ibyo nababwira. Mutesa papa ahubwo mwitegure kwambara ikoti. Yego. Mama nawe nzakwambika urugori. Cyakora ndabashimye. Katurindire bana ba. Ni karibu mwana wa ni karibu. Murakoze cyane. Mute karame mama. Ngaho twakirira umushitsi neza. Ni vuba rwose n'abasaza bakaza rwose. Yego ye. Turabishimye. Ndabona muri abantu beza rwose. None se sheri uranywa iki nkuzanire? Numukazi sakano njya ngo ni ngombwa ngo wirirwe umbaza. Ka kandi. Sawa reka nkazane. Watebutse rwose. Ahubwo ushaka akantu uragakunda. Cyane. Ndagakunda cyane. Twashaba ruzi ko icyaka kinyishe no kuri uruzuba. Cyari kikwishe se koko. Cyane. Kubera kutanywa inzoga rero ngiye nta nubwo nzi kuzisuka. Sheri reka negure n'ameza rero. Nta kibazo. Ega icyaka. Sheri urumva kameze gute se? Cyaka ameze neza. Nego urabizi nta kintu wantegurira ngo kimerere nabi. Yego. Ngaho turyoherwe. Murakoze. Mbega wowe. Iki se kandakira.
urakoze nawe cyaba watetse neza biraryoshye cyane urakoze gushima eri waje kunsura utambwiye se mukomere ni meza amakuru se amakuru ni meza nese utari wampamagaye ngo umbwire Fabio uzi utambwiye mana yanjye Fabio ntabwo ari we nari naje kureba niyo mpamvu ntakubwiye nari naje kureba Mutesi ngo gahunda nari nyifitanye na Mutesi bise wizunguza se muko abantu bakorana mu kazi niko bimeze nta mutima mu biwunda afite bana hari ikibazo mufitanye oya ntacyo nizere ko nta yindi gahunda mupanga na murumuna wanjye gusa urumva Eric nakora iryo kosa twazabipfa ntago nabikora rwose ariko ntacyo ni ibinyuze rero dukomeze turyoherwe se ko utari kunywa urakoze nawe sherisha urakoze kunsura urakoze cyane maze nanjye nzazi iwanyu byarise uzayipanga nzakubwira nta kibazo nazi Fabio sibiki niko mute jemba barira umbwira ubundi Eric mwamenyanye gute wabaye iki kandi nise cyane ntago ndi mu mwanya wo guseka ahubwo ni wishime kubera ko Imana nibishaka mu minsi mike igiye kunyambara umbareka mubwire Eric twamenyanye mbere yawe urukumva neza Eric turakorana mu kundi igihe cyose nshake none nta nisomugira uraje urwara n'umutima ko yakwa mu minsi mike igiye kwambara gatimba twumvikane niba udashaka intambara hagati yanjye nawe reka Eric twumvikane mureke bikiri mu maguru mashya ngo ndake nde Eric ariko reka nishari wanjye umva reka nkubaze uri umuntu mukuru washonje ufite inzara ugiye gupfa bakaguha ibiryo wabireka umva reka nkubwire aho kugira ngo ushingirwane na Eric giye nkiriho buretse umva noneho hagati aho ngaho akugira unyicira ubukwe wowe ntanakwica bikanarangira unyica wowe tuzarebana Mukanku Karabe ntibinde waje tukavugana gatoya se muri aho muraba neza yego kino kizuba sore ko kijyana hera yewe mvuye mu misozi yego ariko bibanza utigeze ucyumva riranyishe nuko nta kundi nabigenza ndikubona n'icyaka cyakwishe ntiwaza icyaka mfite uracyumva reka da none ngiye kukugurira kamwe hariya se umva kigeza c'est vrai mwaba mukoze ntago nakitesha ko gacupa da najya kukakugurira najya kukanywa rwose Jana wundi harahanze hari icyaka kimeze nabi nabonaga nawe nyote yakurembeje yewe ngeyeho nanagomba uri wagowe kabisa kubera izuba harya ubundi umagaki yewe Primus Primus kimwe kinini nta kibazo rwose nicyo cyamara icyaka umva shazanaga Primus aho kimwe kinini n'agaskoro ubundi tugiye twinywera ubundi icyo cyiza cyo kugira umuturanyi mwiza nkamwe rega cya Primus bajya bavuga abavuga samwe n'ubukundu bakandi wasabye gakonje cyane yerizayo aya nagakonje aramukobwa nawe abirimo neza ni mwana mwiza nawe abakobwa nakunda bana bisawa cyane ariko nashatse makiyasi tindi bitabuzamuka ariko ngewe se urabona birimo neza nari bwa mwizoga ivyo mu biganza bya Matiyasi se n'umunsi none reka ndakurahiye ngo nagenda buri munsi anywa sindabona mpaye na hino nta n'akanores habe n'umunsi uyu umwe yewe burandinywera uri kumwe nanjye nta nyota ni ukuri mani simbibona se cyaka bindi byarabuze mwiza pe cyaka cyo cyararangiye kose ko rino cupa mbana utari kuri ngo banza nta nyota wambeshyaga mu musomere Nanagobe ko nta kinyota se ngomba kuyiba pe ariko ndabona nandi kure sinzi ukuntu wakageza gatebe hino
ariko se ubundi ubu birarangirira hara cyangwa turashaka nk'ahantu twigira nko mu gashambure kari private nyine nk'abantu baba boss. Si ibyo uvuga ndabizi ngo mukango si ibyo sinabijyamo ayo mashambure se navuga ngo iki? Ishambure. Kugira utubwo. Ishambure. Nyine kugira utubwo mu mashambure. Shambure ukampa akantu. N'akantu ushaka. Sinaka tumwanguriye byera ariko ntago najya muri shambure kabisa. Nicyo nkwemerera. Ntago nakakwima ariko rero reka nkubwire ahantu twibwigire heza hari n'umutekano. Tuwareka tukigira muri bya shyamba ririra hepfo ishagasha ko nuwadufata twakiyirukankira ariko muri ayo mazi bashobora kutugwa gituma tukabura naho dusohokera mu ishyamba. Nukuri yo koko mbonye koko tabubizi mu ishyamba inyamaswa ibihuru umubosi ndikukubwira ngo nuwambona nge navuga ko navuye gusura mu muti wagashirwa cyangwa erika ahantu tujye niyo mpamvu nakubwiraga ka kajambo kitwa ngo private niho ngo nahantu herereye nta nagashishi kahagera usanga hatuje abari ngewe nawe no banza n'Imana itagihabona aho ushaka kuncuka aho hantu abateka none se watuma hari abantu batugwa gitomo ntibindeba ko hari ababonye twinjira ariko ziko buriya n'Imana itahabona mbo twinywere niwe reka dukomeze dusome Kusana ntihari akabarira yo kampafatire kamwe ubundi nkomeze urugendo rwanjye ubukene bw'amafaranga abantu muri he turahari inzoga we yatoye data we mukampu ibi byose no bimwe bingana gutya ndetse birakureba se nicyo wamburanye mukampu nicyo wamburanye niki se wamburanye ntibindeba ntibambye kuri abazima bwa data we ariko mukampu ibi nibyo kamwari ko bakusohera ariko ahantu nahanjye hose kambanda ngaranyura kuko ahantu noneho isheke cyababa we isheke nayo yanyanditseho kambanda Alex ndakize karabaye noneho kampani niyanjye kuva yakemera kuba umuntu y'amafaranga ngiye kuyasangira na Alice cyababa we ujya mu by'ubutaka twaguze ejo bundi n'amazu ngibanga Alex sinyize Alex ndakize baba we ariko mute uswe bajya kuguhereza ku nkuru ye ngureba turahagaze twari turi kugenda kandi urabizi ko twatinze umva kankubwiye uswe kambanda bamufunze wamba bari bikareka kunsetsa ko umva baramufunze umva iyo nkuru yawe iriho ivumbi kambanda bagize gute baramufunze arizimfashe kambanda baramufunze mbese ntukibimenya uzi iminsi ishize bamufunze nimba ari ikintu kinshimishije ni icyo ngicyo reba ashaka ukuntu yantenda yarangiza akanyirengagiza uretse udufaranga duke yahaye mama nawe yirirwa ari muri bwe bampaye amafaranga ariko nshimye Imana ahubwo ndirirwa mbyina bite madame tubye muko kunsuza utabishaka se kugusuza si uburenganzira bwanjye yego komana uziko rero twapfuye nabonye wigwishwa hasi ariko abakire mana muzi gukira pe wese wowe urinde wo kugena k'abantu bapfa nose wari ubaye kubera Imana yanjye nsenga ntago byakunze ko mpfa Imana yawe usenga Imana yanjye nsenga nyine umva rero nkubwire ibintu by'Imana yawe usenga kuki itaguhaye urubyaro se ubwo usenga wenda igihe n'igishyika izarumpereza aha nta mwana wawe mbonye reka rero nkubwire ikintu mpora nkubwira buri munsi ndabikubwira urashaka kuzaba mu mitungo ya musaza wanjye tugutwaye gutya tukwirukana wazavuyemo neza nta mwana ufite ntaki ubundi uri gushaka iki ako mana ubu koko kuba nabyara nicyo gituma inshinzi zose ziza zigenda zinyurira mba muko ndakwiyame
kuntera impuhwe se ngiye ngutera impuhwe ziki kuba se nabyara umva mada icyo ugomba kumenya ni uko ugomba kuva mu mitungo ya musaza wanjye naho ibyo kumbwira ngo ntubyara ibyo ntabwo bindeba